14 tugeze ku murongo wa 16. Twese dusoma aya magambo, abarumva ijambo ry'Imana bazirikane, kandi ijambo ryo ritubeshejeho. Gusenga ni kuko tubeshejeho. Ibyo twakora byose tutubasha Imana hatarimo gusenga ntacyo byamara. Igikuru rero ni ukubaha Imana, tukamenya ko Imana ari tubeshejeho, tukamenya ko Imana ariyo nyir'ibihe, tukamenya ko Imana ari duha imvura, tukamenya ko Imana ari duha gutera imbere. Kuko watera imbere Imana itabishaka ariko ntibishoboke. Mumvugire ngo amen. Ariko Imana ivuze ati tera imbere, ni njye ubishaka, ugatera imbere mu izina rya Yesu. Turasoma mu izina rya Yesu ibice 5 dore ku murongo wa 14. Haranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko kumurikira. Haleluya. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Haleluya. Turabisubiramo mu izina rya Yesu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa 14 tugeze 16. Turasome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko kumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Haleluya, haleluya. Iri jambo ry'Imana ni ijambo Pawulo yavuze, kandi Pawulo yari umukozi w'Imana ngatwe. Pawulo yahamagawe n'Imana mu bihe bikomeye. Pawulo yakoreye Imana mu gihe cye. Natwe turasabwa kugira ngo muri iki gihe Imana ikiturinze, dukorere Imana tugifite uburyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya ni amagambo Pawulo yavuze rero, ngo Pawulo abivuga neza hano ku murongo wa 14. Yaravuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka. Abantu muri iki gihe barasinziriye, bamwe basinziriye mu busambanyi, abandi basinziriye mu businzi, abandi basinziriye mu bugome, aho umuntu areba mugenzi we ntamwishimire. Ariko twebwe dukanguke, tugire urukundo, kandi dukanguke, tugire gusenga, tugire ishaka, kubera ko nta kindi Imana izaduhembera. Buri wese Imana izareba uko yabanye na mugenzi we mw'isi. Haleluya. Gusenga ufite ubugome, gusenga ufite kwishushanya, gusenga ufite kwiyoberanya muri wowe, ntacyo byamara imbere y'Imana. Mureke dusengere. Iyi si yacu yamaze kwandura, kandi abantu nibo bayihinduye babi. Ubundi iyi si Imana yiremye iri nziza, ariko yo yarabyivugiye ngo wasi wugwishije isano, kuko umwanzi Satani agize ute? Akumanukiye. Haleluya. Ubundi Imana nayo izi ko iyi si irimo ibigeragezo, kandi iyi si Imana nayo izi ko duhanganye n'iki? N'umwanzi Satani. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ariko ijambo riratubwiye ngo nicyo gituma bivuga ngo usinziriye nakanguke, Kristo abone uko amumurikira. Bundi iyo wakangutse ugasenga, Imana irakumurikira. Haleluya. Iyo wakangutse ukayisaba, Imana iraguhereza. Mureke muri uyu mwaka dusenge amasengesho yo kugira ngo dukanguke. Hari uko kwa dusinziriye muri iki gihe, benshi basinziriye gusambana, abandi basinziriye mu burozi, abandi basinziriye mu bugambanyi. Ariko twebwe mureke dukangukire gusenga, kandi tugire n'urukundo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ratubwiye ngo nicyo gituma tugenda. Abantu bari kugenda nk'abatagira ubwenge. Amen. Ariko ijambo riratubwiye hano ku murongo wa 15 ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Imana itugirire neza. Imana iturinde kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende ngiki? Nk'abanyabwenge. Dusenge nk'abanyabwenge. Haleluya. Umurongo wa 16 turavuze ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Iyi minsi bene data tugezemo ni iminsi igoye, ni iminsi uruhije, ni iminsi igoye buri wese ku giti cye. Ariko turasaba Imana kugira ngo muri iyi minsi igoye, Imana iduhagareho mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana muri iyi minsi igoye ihagarare ku gihugu cyacu, ihagarare ku bayobozi bacu. Imana muri iyi minsi igoye igire duhindura muri iyi minsi. Abantu bararushe, abantu barananiwe kubera ibihe byahindutse. Ariko turasaba kugira ngo iyi minsi igoye, Imana iratubwiye ngo ducunguze uburyo umwete. Buri wese
wese ku giti uri aha hantu waje kubwira Imana ku giti ce, Imana imuhereze kugira ngo acunguze uburyo umwete mu izina ryande rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Twese ducunguze uburyo umwete, dusenge, dukiranuke, twihane, tugire urukundo, dusure bagenzi bacu. Umuntu nakubwira ahababaye, mu bushobozi Imana yaguhaye umufashe. Numva mugenzi wawe ari mu bitaro, mu bushobozi Imana yaguhaye umusure. Ibyo nibyo Imana izaduhembera mu izina ryande rya Yesu. Haleluya. Ngo Yesu azavuga amagambo akomeye ngo cyagihe nari ngwaye ntimwanzura, cyagihe nari nshonje ntimwangaburira, cyagihe nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Ngo abantu bazavuga ngo mbese twakubonye ryari ntitwabikora. Ngo Yesu azavuga ngo bamwe babandi bazaga mukabirengagiza ninje mwirengagije. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubundi ibihe turimo ni umunzani Imana yasize imbere ye kugira ngo irebe ko buri wese arabyitwaramo. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Bwira mugenzi ngo uyu munzani Imana yashize imbere yacu, Imana ireba ibiro byacu. Uyu munzani buri wese uri imbere ye, buri wese Imana ireba irebye ko bishyitse. Haleluya. Aya magambo Uwiteka rero ashize ku mutima, buri wese ayazirikane, amenye ko agomba gucunguza uburyo umwete, agagira ute, agasenga. N'Imana yaraguhamagariye guhanura, hanura. N'Imana yaraguhamagariye kubwiriza, bwiriza. Igihe gihari, hari igihe kizavaho guhanura bigahagarara, gusenga bigahagarara burundu, buri wese agasigara atunze icyo Imana yamuhaye mu mutima. Haleluya. Buri wese agatunga icyo yakiriye muri we. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Icyo nabasabira mwebwe mwaje gusenga, haleluya, nuko buri wese yamenya ko akwiye gucunguza uburyo umwete, agasenga, agakiranuka ku gato no ku kanini. Gusenga utagira gukiranuka imbere y'Imana ni ubusa. Twere imbuto dutuye, twere imbuto kuri bagenzi bacu, kandi buri muntu wese kamukangurira ngo yumve ijambo ry'Imana, amenye ko ibihe tugezemo ari ibihe biruhije, ari ibihe bigoye, ko akwiye gucunguza uburyo umwete, agasenga kuko iminsi ari mibi. Aya magambo rero abayumvishije, Imana ibahe umugisha. Twese tumenye ko ibihe turimo bigoye kandi biruhije, ko buri wese akwiye gusenga ku giti ce, agakiranuka ku giti ce. Buri wese azahemberwa ibyo yakoze. Haleluya. Usomye mu byahishuriwe Yohana mu bice 12, uhere mu bice 22 umurongo wa 12, harimo ijambo rivuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese yikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Harimo amagambo avuga ngo hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abicanyi, nk'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Haleluya. Buriya biragoye kugira ngo ube warasenze Imana uzahere hanze. Biragoye kugira ngo ube warageze mu rusengero uvuga ngo uri gusenga uzahere hanze. Ubwo rero icyo nabasabanye nisabira ni ukugira ngo mwakira igitaramo cyo mu ijuru, twese tuzibere hagati y'Imana n'abamarayika mu izina ryande rya Yesu.